turebere hamwe ibyamamare 10 bikunzwe mu Rwanda, ibyamamare byiza ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa mwiza cyane ufite inseko n'inyinya, Aisha, umukobwa mwiza cyane. Ku mwanya wa 9 turahasanga Pamela Uwicyeza Pamela, uwo ni umugore wa The Ben, muramuzi cyane. Ku mwanya wa 8 turaza gusangaho umusore mwiza ufite amarinete wamenyekanye cyane ku izina rya Dr Nsabi. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi mwiza cyane Juno Kizigenza Wagwan. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi mwiza cyane wa marinete Chris Easy. Turaza kunyarukira ku mwanya wa 5 aho turabonaho umukobwa mwiza cyane wambaye deshire Miss Nyambo, mwamenye cyane muri filime. Ku mwanya wa 4 turasangaho umuhanzi w'umusore Yampano cyangwa se umugabo Yampano wa Boy. Ku mwanya wa 3 turaza gusangaho Melody, Bruce Melody intare batinya. Ku mwanya wa 2 turahasanga icyamamare gikaze cyane mu kogeza filime cyangwa se mu gushiraho ibiganiro Rocky Entertainment. Ku mwanya wa 1 turahasanga Superstar, umusitari cyangwa se mu kuramya indirimbo z'Imana Israel Mbonyi. Mukande subscribe, turabakunda cyane.